Umugabo w'imyaka 48 yishwe n'umuhungu we bavundaguranye birangira apfuye, bapfuye yuko umuhungu we yinjiye mu rugo ise akamubwira ko atamukeneye iwe agomba gusohoka akamuvira mu nzu, birangira bagundaguranye. Umuhungu sinzi ahantu yakubise ise aba arapfuye, nibwo umuhungu yahise yitanga kuri polisi, nuko asobanura ibyabaye nuko bigenze, bamushyira mu maboko ya polisi baramufunga. Mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Karambi, akagari ka Rusharara, umudugudu wa Rubyiruko, nibwo umusirikari yishe abaturage batanu bose yabarashinga, ariko icyo bapfuye nuko bamwirutseho uyu musirikari kubera ko yaragiye atishyuye amafaranga 1600 nk'uko abaturage babo babitangaza, nuko birangiye gutyo ariruka ajya mu gisirikare azana imbunda, niko yaje asanga mu kabari harimo umukozi n'abandi bari kunyweramo arabarasa, nyir'urugo bari bamaze guserera we yari yagiye bose, nuko byarangiye abishe, niko guhita ahunga yerekeza za Rusizi, ariko bamwirutseho baramufata. Abashinzwe umutekano nyuma yo gukora amahano bamwirutseho baramufata, bamushyikiriza inzego zishinzwe gukurikirana ibyaha n'ubugenzacyaha RIB. Uyu musirikari rero nk'uko abaturage babitangaza bo mu karere ka Nyamasheke bavuga ko atari ubwa mbere abasirikari basanzwe baza bakaka ibyo kunywa bakagenda batishyuye. Ese ibaza umusirikari agenda atishyuye gute kandi ahembwa ku kwezi? Se amafaranga bahembwa ni nica n'ikise? Amafaranga bahembwa kari menshi, kandi niba babagaburira saa sita na nimugoroba, amafaranga bahembwa gute umusirikari yabura amafaranga yo kwishyura icupa ryo kunywa? Baraza bagasinda cyane bakaza kubacyura basinze. Ibingibi nabyo ngo ntabwo byakundaga kuba, ariko we ngo yarengereye birangira yisha abantu, ngo ubusanzwe ntabwo bicaga abantu. Ibingibi ni amakuru maba ari kugaruka mu baturage, ariko ubuyobozi bwahumurije n'ukuriye abasirikari yahumurije abandi bose n'abaturage ko bagomba gutuza, umutekano ugomba gukomeza nk'uko wari umeze, ko ibyabaye nta ruhare babigizemo, ari ubusazi bw'uyu musirikare kubera inzoga nyinshi yanyweye zabimukoresheje. Ibaza ko uwo musirikare yagakwiye kurinda abaturage nk'uko yabirahiriye imbere ya rubanda kandi akabyiyemeza, niwe uri gufata iya mbere mu kwica abantu. Ese ibingibi bigiye kuba nko muri Kongo, abasirikare batera abaturage bagatwara ibyabo nabo mu gihugu nk'iki ngiki gitemba amahoro n'umutekano n'ubuki, ituze n'umunezero? Bibaye gute? Bibaye rudobya.